mwigira abasirimu gusa mwabasirimu mwe binjije batashinga akumenya ko izi ngweto zihenze oya nanjye nkeneye kwambara ibihenze ariko kubera iki gira vuba vuba nzajya kukuzanira amafaranga nzagaruka kuzifata ninza ngo waseme ibyo birenge byawe oya gira vuba shana n'amagambo nari nakoroheye kwigira uko nguko nasoni gira vuba ko mwikize gusa kaziguye muri abasirimu iki uramo bari kubona ukuntu hari ahantu hateye ubwoba. yego ndi kuhabona neza cyane ahubwo tugire tuze hano hantu baburetseho gato kubera iki reba nari ahantu niwe ko natari nahabonye tuve hano ndahaza kiriya ni igiki kiriya bagikoramo amavuta ndabyibutse harya hariya niyo bakoramo amavuta y'umutuku hariya bayita amamesa uzi ko turabarara reba ukuntu turi inzererezi reba ahantu hose twagiye reba aha niho ku cyambu rero ngaho nyishyura ngende ijana gusa kandi mfite desa zonye kandi nshaka kwambuka oya ahangaha turazira 200 ntabwo byakunda yari mfite desa zonyine pe ubundi hano tuhagenda turasa nta nubwo ari 200 gusa none nari nagushyiriyemo imiyaga mwuzaniye desa none ngo ufite ijana niyo nari mfite imbere n'inyuma ushaka kwambuka ukayakira pe oya ntabwo byakunda ahubwo gira vuba vuba kandi izo nkweto ndazigukuramo ese ko mbona urakayira oya ntabyo kurakara ubwo se umuntu yagutwara aturutse ruguru mu midugudu akakugeza hano ku cyiciro cy'ijana nanakugabanyirije nk'andi basi sigaye rijyamo lisansi erega nawe yarahenze n'imbaraga umuntu aba yashoye n'imbaraga twe dutangiye gucyocyorana kandi igare ryakuzanye ari iryanjye ese ni ngombwa ngo urakara umujinya ni gute umuntu namuzanira hano 200 abandi mbazanira 300 ubundi ukigira gutyo ndi kubona ubirakariyemo pe dore ukwasa nsute gira vuba vuba ntabwo ibyo ngibyo njya mbyemera mama Gasirivani urambona mbi nkweto arizo ushaka ndaje ndazigura gira vuba sha ukuremo n'ubundi dore na nambaye bya bodaboda byari byansaziyeho nanjye nzajya nzambara mere nk'abandi sumani ndagira mu rugo nambaye ibirenge ubu nushaka wambara ibirenge cyangwa ubyihorere mpereze inkweto ahubwo kanze nkwereke biratabiba nabi kandi n'ubu utarakuramo gira abasirimu gusa mwabasirimu mwe binjije batashinga akumenya ko izi ngweto zihenze oya nanjye nkeneye kwambara ibihenze ariko kubera iki gira vuba vuba nzajya kukuzanira amafaranga nzagaruka kuzifata ninza ngo waseme ibyo birenge byawe oya gira vuba shana n'amagambo nari nakoroheye kwigira uko nguko nasoni gira vuba ko mwikize gusa kaziguye muri abasirimu iki kuramo rega umuntu aba yaranashoye sinakubwiye yuko uriya mugabo wawe akwicisha isuka reba ukuntu ukiri umwana mutoya ariko kiriya gisaza kiragenda kikakwambika ibigutiya yewe arekeye ko ari uko nyine iyo ushatse nabi ushaka nabi gusa nanjye nabaho mbonye umuntu unsohokanye ahantu heza nk'aho rebera nk'ibi biti ibi nibyo biti bigazi byari bwakuzana ahantu hatuje nka hano aha atakubyukije saa 11 ngo ujye guhinga hari ikindi yagukorera ibaze shari hano n'agasatsi washokoje naho ubundi unukwirirwa uteze rero njya mubwira hano ku mazi haba hatuje nahabonye gusa ni heza naho kiriya cyari buzakwicisha isuka pe isuka yari nyinshi
ubu rero ntabwo uzi ikintu ugiye gukora. Ugiye gushaka ukuntu uriya mugabo mwikuraho, n'ubundi sinasezeranye nawe, ubundi nigendere nikundaniye n'umwana mutoya. Ngomba kumwikuraho rwose, ahubwo we mbwira urankunda ntabwo nkunda. Urabizi ko ngukunda pe, kandi urabizi ko uri mwiza w'uba utuje mu buranga nawe guhiga uri beautiful, urabizi pe. Ako kana ahubwo so wanyemerera nkakubaza? wowe ni wowe wanjye, ubundi si uriya musaza nta tugambo twiza yambwira, ibyiwe ni ukuva guhinga ngo mva nkubwire ngo kirajya kunzanira akagwa n'inkweto, nibyo byonyine biba mu rurimi rwiwe. Nakukubwira ngo ndagukunda nyiheruka kinereta nyiri iwacu, none ubu ngubu ndagukunda cyo kora nsigaye nyumva muri iyi minsi ho nayigiriye mu rugo. Oya wowe ugomba wumva utuje, uriya tugomba kumwigobotora tukibanira mu mutuzo. Ikintu cyanangaje kubona ejo bundi ngera mu rugo nkabona abahungu nka batatu bose baje kunereta we. Sibyo nkubwira se ko wowe ukiri akana keza. Niba kuri umusaza abantu benshi bavugaga ati se nta gakecuru, kandi n'abakuru banje barambwira ati ubundi wari wagiye gushaka kuri uriya musaza wasaze. Dore n'ubu ngubu nanjye mba mfite ubwoba ko bashobora kuzakuntwara maze. Oya nta muntu nakongera gukundana nawe, ni wowe navuye k'umugabo ari wowe nje kureba, na biriya byose nakoraga nagiraga ngo twongere twikundanire, ashwi nta wundi nakongera kwemerera. Ase wumva se numva ni wowe ngiye gukunda wenyine, nawe umutima wanjye usisubira mu bitereko. none se waka aho ndi kubona wanzanye, ndi kubona nta masamba ahari, bimeze bityo? Ntabwo rero aha hantu kugira ngo makuzane ni ibintu maze iminsi ntekereza, kuko ngaha hari ahantu hameze neza, nawe uri kubona bino bigazi na tuno duti twose, tuno duti two wakuramo twonyine. Hano hantu habereye hoteli, imari zose burangiye mba nzifiterega buriya, kuko nawe uri kuyitegereza reba ukuntu hameze, urabona ni no ku mazi, nta kibazo cyaba kibirimo pe. Kabisa wowe nari ntekerezaga kuva kera, ubundi nakoranaga n'abantu bakambera inyatsi ewana, bakandangira utumari tw'amafuti, ariko ndabona bigiye kuryoha kabisa. Yewe ufite amafaranga yawe ntuzavuge ngo uzabura imari. Turabona ahantu hakubise hoteli ibyo kubaka ngo amajaride, reka ntabwo cyakugora. Ibi gazi urabona ko byarikuriye rwose byonje, ntabwo bavuga ngo uratiramo ubundi n'ibindi bigazi angana kugira ngo umukiraza akagusura kubita amadolari y'abazungu bakaza. Nubwo bari kwirebera n'aya mazi, uri kwibona nyine ko nawe byaba ibintu byose ari wane. Ubona ko aya mazi abantu atuje, ni ahantu hari akayaga, ibyo bintu byose nta stress zibirimo. Wowe kabisa akantu kazakomeza kabe kenshi kabisa, kuko ewana ariko hano ho noneho hano ubwo noneho tusa n'ureba hano ruguru gutya, hariya basa nkaho bahashyize utuntu tw'utubuto, ariko natwo badukuyemo. Uri kubona ko ari ahantu hagari, bajya kuri iriya miyenzi, bikora nyine ko ni ibintu urazamuka ukageramo ruguru iriya ukazamo gutyo ukuntu. Yego ahangaha ubundi aha niho wari ukeneye. Aha niho nari nkeneye cyane cyane pe, buriya nari narashatse ahantu nashyira imari y'agahoteli ukuntu muri iki gice, ariko hano nari ntarahagera bya nyabyo. Wumva ko nanjye rero ndiko gutunguramo iyi minsi. Nzajya ngutungura noneho arandi nzakwereka. Ubwo se utegura amafaranga wowe, ngufitiye ibibanza byiza byo ku mazi, hano watereka hoteli, noneho ku buryo babazungu bamwe baturutse muri Amerika bazajya baza avuga ati uyu mukire rwose niwe twari dutegereje n'ahangaha. Abaturage n'ahangaha bose nabo bifite agashomeri. Hano hantu ndahakunze birenze uko byumva cyane, ariko cyane ni heza, ni heza. Ntabwo uzagashya none ushanagiye nyine ku mazi tudondi kuyareba neza fresh. Shasa uravuga wa mukobwa we, ibintu biba byarakaze.
naguze Eric noneho ibintu yankoze mwana yarambeshye ngo azansohokana ahantu harenze nyine tu ariko nyine byabaye ngombwa ko nijyanayo hagura setse papa Habimana uriya ni umuntu yagusohokana ku mazi